Reka ngusuhuze nakwifuriza ikaze we wahisemo kudukurikira. Hanyuma rero iyi ni Story House, nshimira we wakanze subscribe, umwibutsa nawe utarayikora uyikore kano kanya kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana mu bambere. Nge Diane Mahirwe. Mu buzima tubayemo usanga hari imyaka umuntu ageramo akagira ibyo ahindura kandi yarasanzwe abikora. Ku buryo ushobora no kumubaza impamvu yahindutse akakubwira uti nanjye ntago nzi uko byagenze, nagiye kubona mbona nyine sinyikunze gukora ikintu runaka. Akaba rero ari nako buri muntu wese agira igihe cyo guhindura ubuzima yarabayemo bitewe n'ikigeragezemo. Ni muri urwo rwego uyu munsi naguteguriye kukubwira ibimenyetso bigera ku 10 bishobora kukwereka ko umaze gukura bitewe nuko usigaye witwara cyangwa wiyumva. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko umaze gukura ni iki: utangira kujya uvuga amagambo make kandi ari ngombwa. Usanga iyo umuntu akiri muto usanga bafite amagambo menshi yo kuvuga, ugasanga najya tuza ahubwo ahora ari kuvuga atajya aceceka, ahora avuga ibyo bamubajije n'ibyo batamubajije. Ugasanga ahantu hose ageze atazi n'icyahabereye ashatse guhita avuga. Ariko igihe uba wumva wavuga ibintu biri ngombwa, ukumva wakabaye kuvuga ikintu wamaze gutekerezaho, burya nakabuza uzaba uri gukura. Aho ubona ufite amagambo make bitari ngombwa ko ahantu hose uba wavuze, ahubwo uvuga ibintu wateguye kandi wumva ko ari ngombwa kugira icyo uvuga, umenye ko umaze gukura. Ikindi kimenyetso cya kabiri gishobora kukwereka ko umaze gukura ni iki: uha agaciro gusinzira kuruta kuba wasohotse muri weekend cyangwa ibindi bitagufitiye inyungu. Burya igihe uzaba utagikururwa n'ibirori, utagikunda byacitse ngo hano habaye icyo, uzamenye ko umaze gukura. Aho usanga abandi bari kuvugaho muri weekend bazasohokera, ahubwo wowe wumva ntacyo bikubwiye, ahubwo uha agaciro kuba waba uri kwiruhukira. Burya nakabuza uzaba waramaze gukura utagikururwa n'ibyo ubonye byose. Ikindi cya gatatu kindi gishobora kukwereka ko wakuze ni iki: ubabarira. Burya bitewe n'ibintu bitandukanye wahuye nabyo n'amasomo atandukanye wagiye wiga, ubuzi kubabarira. Turabizi neza ko iyo umuntu akiri umwana aba yibuka buri muntu wese wamuhemukiye akumva kamwaze, kandi burya no kuba utari wahemukirwa bya nyabyo ngo ubone amasomo y'ubuzima. Ariko igihe usigaye uha agaciro imbabazi, ukumva kutababarira ari wowe uzagira igikomere kurusha wa wundi wakubabaje, burya uzaba umaze gukura wumva ko nta mpamvu yo kugira inzika, ahubwo ko kubabarira biruhura. Ikindi kimenyetso cya kane gishobora kukwereka ko wakuze ni iki ngiki: uba waramaze gufungura mu bwonko ikintu bakubwiye cyose umanza ukagisesengura. Ahanini usanga ikosa abantu bakiri bato bakora, bababwira nk'ikintu ugasanga nta gutekereza impamvu nyirizina bakubwiye, utyo bagahita bemera cyangwa bizera ibyo bababwiye cyangwa bagafunga umutwe cyane. Ariko igihe usigaye utuza ukamanza ukumva ugasobanukirwa byimbitse, naho utumvishe neza ugasobanuza, utakiri wa muntu wigira nyirandabizi utajya upfa kumvikana, uzaba utarakura. Ariko nakabuza rwose igihe uzaba warabaye umuntu wumvikana n'abandi, uzaba waramaze kuba umuntu mukuru. Ikindi kimenyetso kindi cya gatanu gishobora kukwereka ko umaze gukura ni iki ngiki: uzaba usigaye wubaha buri muntu wese uko ari. Iki kimenyetso cya gatanu usanga abantu benshi barakoze ikosa ryo kutubaha buri muntu wese uko ariho, ugasanga nk'abana b'abakire basuzugura abantu bitwaje izina iwabo bafite. Ariko igihe uzaba muri wowe wubaha buri muntu wese uko ari, utagisuzugura uko ubonye, nakabuza uzaba umaze kujijuka, uri kugenda ukura. Erega kandi burya nawe umenya aho bwirageze. Niyo mpamvu wagakwiye kujya wubaha buri muntu wese, wa mugani w'Abanyarwanda ngo isi nisakaye buri muntu wese yanyagirwa. Ikindi kimenyetso kindi cya gatandatu ni iki: burya igihe uzaba utagihatiriza umuntu uko agukunda, nakabuza uzaba umaze gukura rwose. Ndakeka nta muntu mu buzima utabona umuntu ngo amwishimire yajya mu rukundo nawe. Akaba n'igihe wumva ko uwo mukunda nawe yagakwiye kuba gukunda ukamuhatiriza. Ariko igihe wumva utahatiriza umuntu kugukunda, wumva ko batagukunda nyine ubwo atari uwawe, ahubwo ukumva ko wamurekera uburenganzira bwe agakora icyo agomba gukora kimuvuye ku mutima, umenye ko rwose wamaze gukura kandi n'ubundi koko urukundo rujyaho rushaka.
Ikindi kimenyetso kindi cya karindwi gishobora kukwereka ko wakuze ni iki: gupfa kuburana ukubonye. Usanga iyo umuntu akiri umwana ahora aburana yumva kandi ibyo avuze byose ari ukuri, ariko igihe uzaba utakiburana ukumva ibyo bakubwiye niba ntacyo bigutwaye wakituriza, nta kabuza uzamenye ko umaze gukura. Ahubwo hagacira ibintu birakugirira akamaro, ibitagize icyo bikumariye ukabyihorera, uzamenye ko wamaze gukura. Ikindi kimenyetso cya munani nacyo gishobora kukwereka ko wakuze ni iki: hari igihe uhitamo kuba wakicecekera aho kugira ngo uvuge amagambo atari meza. Burya guceceka biri mu muco w'abanyabwenge, aho usanga umuntu uzi ubwenge aho kugira ngo avuge amagambo amutesha agaciro ahitamo kwicecekera agatuza, kuko ari byo biruta kuba wavuga amagambo atuma usigara witwa umupfapfa. Nanone rero igihe ubona abantu bari nko gutongana ariko ukajya uvuga amagambo make ntutongane nabo, uzamenye ko wamaze gukura. Igihe wumva wakicecekera aho kugira ngo uvuge amagambo atakubahishije rwose, uzaba waramaze gukura nta kabuza. Ikimenyetso cya 9 ari nacyo kibanziriza icya nyuma ni iki: umenya kwiyakira nk'igihe uri mu bibazo, ubabaye cyangwa uhangayitse. Iki rero ni ikintu gikomeye, burya gishobora kukwereka ko wakuze igihe uhuye n'ikibazo, ariko ukamenya uburyo ucyitwaramo, ukamenya icyo urahindura, ukamenya ibyo uteganya gukora kugira ngo wikure mu ibyo bibazo urimo cyangwa muri ako gahinda. Nta kabuze rwose uzaba waramaze gukura, uzi no kwifatira umwanzuro. Ikimenyetso cya 10 ari nacyo cya nyuma, burya gishobora kukwereka ko wakuze ni iki ngiki: ntabwo ibyishimo byawe wumva bishingiye ku bandi, ahubwo wowe ubwawe uba ushobora kwiha ibyishimo. Igihe wowe wumva nta bandi bakuzanira ibyishimo kurusha wowe ubwawe ibyo wakwiha, uzamenye ko wakuze. Gusa simvuze ngo buri nyamwigendaho, ahubwo igihe wumva wihagije nta wundi muntu utezeho ibyishimo, umenye ko wakuze, ukumva uharanira ibyishimo byawe gusa. Ngayo nguko rero ngibyo ibimenyetso bigera ku 10 bishobora kukwereka ko wamaze gukura. Niba rero ubonye ubyujuje, uhite nawe wishyira mu cyiciro cy'abantu bashobora kwifatira umwanzuro. Iyi ni Story House, ni buri mushya, ibuka gusiga ukoze subscribe, unakoreshe usangiza inshuti zawe kuri social media zitandukanye kugira ngo nazo zunguke nk'ibyo nawe wungutse. Mukomeze rero kugira ibihe byiza.